Twongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Trio Shine, twizere ko umeze neza. Nimba utameze neza, Imana y'amahoro ikorohereze iguhe ibyo wifuza. Muri kumwe nanjye Benite nk'ibisanzwe kuri Trio Shine. Ni karibu rero. Uyu munsi ikiganiro cyacu tugiye kuganira ku kuntu ushobora kurera umwana utari amaraso yawe utabyaye. Turabizi ko umuntu ashobora kugira ibyago byo kutabyara, byo kutibaruka umwana ngo abone amaraso amukomokaho, ariko akaba ari wa muntu wifuza kuba mbese wifuza kuba yatanga urukundo rwe ku mwana. Icyo gihe rero akaba ashobora kuba yafata umwanzuro wo gufata umwana akamurera, akamuha rwa rukundo yifuzaga kuzaha wa mwana yabyaye. Icyo gihe rero bikaba ashaka kuba yakibaza ati uyu mwana ndamurera nte kugira ngo atabona icyuho cy'umubyeyi we utagihari se, ni urugero, ndamurera gute? Rero iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo wakwifashisha ukarera uwo mwana kandi ukarangira rwa rukundo arubonye, nawe mubyeyi unezerewe utagize icyuho cy'uko utabyaye. Cyangwa se ushobora no kuba waranabyaye ariko ukaba ugira umutima wo gufasha, ukabona nk'umwana ufite ikibazo cyangwa se wahuye n'ibibazo, ukamwadota ukamuzana mu rugo akareranwa hamwe n'abandi. Rero ababyaye bavuga yuko kubyara bivuna, ariko kurera bikagira gute, bikarushaho kuvuna. Ni ukuvuga ngo kurera biravuna. N'iyo bavuze ngo uyu muntu ni umubyeyi, ntabwo bajya mu kinyarwanda akenshi ntabwo baba bashatse kuvuga ko uyu muntu nyine yabyaye. Ni kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi, ariko ijambo umubyeyi rwose ni umuntu wareze neza, ni umuntu wakoze inshingano ze nk'umubyeyi. Kurera rero ntabwo ari ikintu cyoroshye, noneho kurera wa mwana utabyaye abantu benshi bavuga ko ari ibintu bigora, ari ibintu bivuna, ariko mu by'ukuri njyewe uko ntekereza ko bitakavunanye, kubera ko uko wowe wabyaye yakurushya niko n'undi akurushya, ahubwo haba hariho ikintu cyo kuba wumva ko nyine ari umwana w'undi. Yakora ikintu ngo kumva nyine ko atakabaye kuba yagikora, kandi wenda n'uwawe yagikoze, ariko wa wundi ugasanga umujijije, arakuremereye, agize ute, urumva ko yakoze amahano. Ni umwana nyine. Nimba rero mu by'ukuri warafashe izo nshingano, ugomba kuzifata uzifashe, udafashe ibikomere bimwe ngo byongere mu bindi. Sibyo? Rero ikintu cya mbere kizagufasha kurera wa mwana ni ukwitondera amagambo umubwira igihe umuhana. Urabona iyo umwana yakosheje nk'uku nguku, ugatangira umuhana umubwira amagambo mabi, umutuka, nawe urabyumva, ntashaka kubikunda, nawe ubwo azahita avuga ati ni uko utambyaye. Ku mutima avuga ati ni uko utambyaye. Rimwe na rimwe usanga hari n'ababatuka bababwira
babakomeretsa bahereye kuri background zabo, bahereye ku byahahise habo, ugasanga barabibibutsa babakubita bababwira amagambo mabi, wenda se nimba atashye ijoro ni urugero amaze kuba ingimbi cyangwa umwangavu, ugatangira uti n'ubundi wenda kandi nyina yaramubyaye atarashinga urugo, ugasanga n'ubundi uri uwa mama wawe cyangwa se uri uwa so, amagambo mabi adashobotse, wa mwana ntabwo ashobora kuzakwiyumvamo, ntabwo ashobora kuzabona urukundo muri uwo muryango, azahavana ibindi bikomeye, kandi mu by'ukuri n'uwawe yagira ute, ibyo byose yabikora, ahubwo icyo uba ugomba gukora, muhane umubwira amagambo meza, kuko ya magambo meza niyo azamukomeza yumva yifuza kuba ibyo wamubwiraga byiza, ariko numubwira ibyo bibi bizamukomeretsa, wenda rimwe na rimwe birangire avuze ati atorongeye, rimwe na rimwe binamubeho kuko yatorongeye adafite aho ari. Rero niba warafashe izo nshingano zibemo neza, uko warera uwawe, uko wabwira amagambo umwana wabyaye bari ko uhana wa wundi, ndetse witonde kurutaho, kuko aba bana kubera ko akenshi nimba ari umwana ufite ibibazo ari aho ngaho kubera ibibazo yagize, akomereka cyane kurusha uwawe, ikintu cyose uvuga, icyo ukora kimukomeretsa kuruta umwana wawe. Rero itonde mu magambo uvuga cyane kuruta ayo ubwira n'umwana wawe pe, kuko biragusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wa mwana akurane ibitekerezo, akurane umutima wishimye, yibagirwe ibyamubayeho. Ikindi kintu, fata umwana wese nk'uwawe, sibyo? Abantu bagiye bakurira mu mafamiye atari ayabo bavanayo ibikomere byinshi cyane, rimwe na rimwe ugasanga ntiyifuza no kuzasubira muri uwo muryango kubera ibikomere yahakuye, kubera agahinda yahakuye, kandi wenda yahaje yumva agiye kuhakirira, yaguhamagara mama ati reka sindi nyoko, ntabwo ndi mama wawe rwose, jya umpamagara mama runaka, sinzongere kumva umpamagara mama. Urumva igikomere uba umuteye, umubujije amahirwe yo guhamagara mama, umubujije amahirwe yo guhamagara papa se, kandi abikoranye urukundo. Igihe rero ahita abona ko hari akantu kadahura nyine, nimba umwe azahamagara mama ukitaba, undi agahamagara mama ukamushihura umubwira ibintu bibi, ni ukuri ntabwo uzaba ubaye umubyeyi mwiza, kandi wari wiyemeje gukora ikintu cyiza ariko nturi kugikora nk'uko bikwiriye. Nimba uguriye imyenda abana bawe, uwo nguwo we uramusigira iki? Ko wamuzanye mu bandi mufate nk'abandi. Nimba uriha minerivare, barihire bose kandi mu kigo kimwe. Hari ibintu ujya ubona ugasanga nk'umwana uko arererwa mu wundi muryango, abana be biga ku bigo byiza bikomeye, banagenda n'imodoka yewe, mu gihe undi we yiga mu kigo kiri hafi aho ngaho, akagira ute, akagenda n'amaguru, rimwe na rimwe wenda usibye ko ubu ngubu leta yabiciye ibintu byo kugenda nyine utambaye inkweto, ariko ubundi mu myaka yashize rimwe na rimwe ukaba utamugurira inkweto akaba yagenda n'amaguru. Bamwe bateye ipasi abandi ntibayiteye, ubwo nguwo n'uwagize neza kuko yamujyanye mu ishuri, mu by'ukuri ugasanga wa mwana aho kugira ngo akure yishimye, ni ibikomere biri kwiyongera ku bindi. Aha ngaha uba uri kubyica rwose, kuko ikizava aho ngaho ni urwango nta kindi. Noneho hari n'abatabajyana mu ishuri, ugasanga babagize abakozi bo mu rugo. Ntabwo mu by'ukuri ari bibi gukora, ariko umwana nakore, ariko n'izindi nshingano n'ibindi bintu agomba gukorerwa by'ibanze nabyo abikorerwe, harimo no kujya ku ishuri.
ese urajyana abawe undi umureke akomeze aho ngaho? Ntabwo biba bikwiriye, ntabwo biba bikwiriye. Fata umwana wese nk'uwawe, ko wumva ibyiza wakwifuriza umwana wawe bikorere n'uwo nguwo, kubera yuko ushobora no kwibwira ngo uzakugirira umumaro n'uwawe, ariko at the end of the day ugasanga uwo wareze utari amaraso yawe niwe ugusajishije, niwe ukugiriye umumaro. Ingero nyinshi zirahari cyane, ugasanga abana bawe ntibakihagera, bigize ibirara, kuba warabareze nta kintu bibabwiye, ariko wa wundi utavanye mu maraso akazirikana ya neza wamugiriye, rimwe na rimwe yabonaga adakwiriye, akayizirikana, akaza kugusura akagushajisha, akakubwira amagambo meza nk'ayo wamubwiraga kuko warayamubwiraga, ariko mbese umuryango ukarushaho kwishima. Ariko mu by'ukuri nutabikora gutyo, umwana azahavana igikomere, umubabaze kandi yaraje azi ko aje kuruhuka. Dufate rero abana nk'abacu kuko tuba twarafashe izo nshingano tubishaka, twicika intege. Abana barakosa, bagira amakosa menshi, ariko uko bayagira ni nk'uko n'uwawe yayagira. Nk'uko nakomeje kubivuga, wibiremereza ngo wumve ngo nuko atari umwana wabyaye, oya, mukosore mu neza, umufate nk'uwawe. Ibyo ugurira abandi aba ari byo ugurira n'uwo nguwo. Nzi abantu benshi cyane bafashe abana babo, abana bareze neza, ku rwego rw'uko iyo yashakaga kugira ikintu agurira abana, iyo yabonaga afite amafaranga make, yashoboraga kukigurira wa wundi arera ataragurira abe b'amaraso. Mu by'ukuri ntugire ngo wa mwana ntiyabaga yabibonye, yabaga yabiteye imboni ko akunzwe, ahabwa umwanya nyine nk'abandi bose. Kuko burya iyo ubanje uwawe, iyo ubanje ukagurira, tuvuge n'inkweto ugiye kugura, ukazifata ukabanza abana bawe, ukazaherutsa utari uwawe, uzi ko wa mwana abibonamo ikibazo. Aravuga bati baguriraga abandi bana, njyewe bakangurira ari uko nenda kujya ku ishuri. Rero bibaye byiza ubanza wa wundi utari uwawe, kugira ngo atabibonamo nk'ikibazo, atabibonamo nk'ingorane. Gusa nanone biterwa nanone n'uko uba wabareze. Ushobora kumwicaza ukababwira ati rero amafaranga afite ni makeya, inkweto nzazigura mu byiciro, ni urugero, uwo nzaheruka azihangane uko bimeze. Ariko nta n'icyo bigutwaye yuko umubanza, cyane ko uba uzi ibikomere bye, uba uzi ko ugomba kumufata nk'umuntu ufite ibikomere. Nimba waramufashe aricyo umufatiye kugira ngo akire ibyo bikomere, wikongeraho ibindi. Kora imirimo myiza nk'uko wagize uti, nk'uko wayiyemeje, sibyo? Hari abantu ndi kuzura ibyabo, ubuzima bagiye babamo, cyane cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Abantu babaye muri ubu buzima ndi kuvuga ni benshi. Dushimira umuntu wese izi nshingano wazibayemo neza, agafasha abana. Hari igihe cyageze za orphelinat barazifunga, nyine bazikuraho kugira ngo abana barererwe mu muryango. Byari byiza. Dushimire buri muntu wese wareze umwana akamurera uko bikwiriye, akamuha urukundo yabuze, akamuhobera, akamubwira amagambo meza, akamuhumuriza. Benshi hariya bari babuze ihumure. Reka mfate uwo mwanya ishimire abo bantu bakoze izo nshingano bakazibamo neza,
uyu munsi nimba uwo mwana akiriho ndizera ntashidikanya ko uri gusarura ku byiza wakoze, uri kwishimira umusaruro mwiza wakoze. Njya mbabona kuri za YouTube nko kwa Rweme, ni ukuri bakankora ku mutima, reka mvuge ngo muri ab'agaciro, mwakoze ibyananiye benshi, kuko hari abantu bagiye bafata bari abana aho kugira ngo babasubize mu ishuri bakabagira abakozi b'imirimo yabo, kwiga bikanga. Uyu munsi uwo mwana akaba ari aho atazi gusoma no kwandika, akaba nta kintu yabashije kwigezaho. Ibyo rero ni ibikomere byiyongera mu bindi, avuga ati iyo ababyeyi banjye baza kuba bakiriho ntabwo ari uku biba byaragenze. Rero dushimire ababaye muri izo nshingano neza, muri ab'agaciro. Nizere ko rero iyi videwo hari ikintu igufashije, ukomeze ugubwe neza, ukomeze ugire ibihe byiza, turabakunda, bayi bayi.